Hello, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, nizere ko muguwe neza aho muherereye hose. Abatameze neza kubwo kwizera kwanyu muraza kumera neza, kubw'amasengesho y'abandi muraza kumera neza, kubw'amasengesho yanyu muraza kumera neza. Imana ni byose kandi Imana ni umukozi w'umuhanga. Uyu munsi rero ndishimye cyane, sinzi ukuntu nabivuga. Ubu bukwe ngiye ntago ndi kubuhaga, ndi kubureba buri kanya, sindi kubuhaga. Ntabwo aribwo bwa mbere mbonye ubukwe, nta nubwo aribwo bwa mbere ntashye ubukwe, ariko ubukwe sindi kubuhaga pe. Njyewe mbusubiyemo nk'inshuro nka zingahe ndeba. Ubukwe bwari bwiza, Vestine agize ubukwe bwiza. Vestine yabaye umukobwa mwiza mukuru, abantu bavuga ngo umwana, ahubwo ngiye birimo birananangaza, ndabona aruta benshi. Ubukwe sinzi namwe uko muri kububona, ariko nanjye ndi kububona, ndumva nishimye, numva bunshimishije. Sinzi mwebwe murabubona muti? Ubukwe ntago bushimishije? Ngiye maze kusubiramo inshuro zitabarika. Sinzi ukuntu ndi kubyumva, ntago ndi kubuhaga, ndi kumva numva ndi gukubita akajisho gatoya, nkahita nkurikirana ubukwe bwose uko bwagenze. Wagira ngo mububonye nk'ubwa mbere, kandi nabubonye kenshi pe. Ubukwe banza ari ubw'umugisha. Imana izakubakire umukobwa wacu, Imana izakugenda imbere, Imana izatuma ubyara akobwa na hungu, Imana izatuma ukora umuryango ushyitse uhamye. Abagutega iminsi babihorere, n'ubundi Imana ihari byose biba bihari. Icyo upfa ni uko wakubaha uwo washatse nakakubaha, ibyo ngibyo biba bihagije. Abandi bose mukabatera umugongo umukobwa wacu, ariko mujye mwifuriza umukobwa wacu umugisha. Utazajya uzi ko amagambo arema, uko mugenda muvuga amagambo, uko mugenda mumutongera, amagambo ararema buriya. Sinzi niba mutabizi, buriya uko ukomeje kuvuga ikintu, uko ukomeje gutongera umuntu, ushiduka bya bindi wamutongeraga bimubayeho, cyangwa se we ibyo yagutongeraga bikubayeho. Ariko iyo usenga nta kigukoraho. Buri ikintu cya mbere ni amasengesho, ikintu cya mbere ni Imana. Ibintu bye biba bishyizemo Imana biba ari sawa. Ubundi bajya bavuga ngo umugabo mwiza umuhabwa n'Imana, umugore mwiza umuhabwa n'Imana. Nawe rero Imana yaguhaye uwo nguwo, uzakunda uwo, uzubaha uwo, urugo rwawe ruzagenda neza, uzubaka, uzabyara, uzatunga, byose ni kubw'Imana. Imana rero yamuguhaye, mwigumanire n'uwawe. Abantu rero mutari guhaga ubukwe nkanjye, cyangwa ari mwirebere pe. Urajya ubone ukumbuye kubureba wongere ubusubiremo. Abantu bameze nkanjye ndabashuje pe, muhe ijisho ubu bukwe. Cyakoze simbizi impamvu ngiye nabukunze cyane, kandi pe twavuga ko ari amafaranga se hari abenshi bayafite, ariko ubona ubukwe atari sawa, cyane uko ari umusitari. Ntago nzi icyo ari cyo, sinzi ukuntu ndi kubyumva mu mutwe wanjye, sinzi ukuntu bimeze. Namwe mukurikire murebe pe. Burya ngo ibintu birimo umugisha cyangwa ibintu birimo Imana, umuntu wese abireba, iyo abirebye aba abibonamo Imana. Iyo umuntu abirebye uhita ubona ari byiza. Buri ikintu gisengeye kiba kigaragara. Namwe muzajya mujya gukora ibintu byanyu by'iwe mubanza mubiragize Imana, mubisengere. Buriya gusenga ni byiza. Hari abantu babipinga cyangwa ko wenda Imana yikundira abanyabyaha gusa ikanga icyaha. Hari abantu bazi ko nyine kubaho ari ukubaho gutyo gusa, ariko iyo utasenze, yego bishobora gukoreka, ariko bishobora kutagenda uko wabiteguye cyangwa uko wabipanze. Kuko buriya iyo usenze cyane cyangwa ijambo ry'Imana riravuga ngo nzi ibyo nibyera, ariko si ikindi, ni byiza cyane. Umuryango wanjye wa Odraogo mwampaye abikorezi bikoreye amaturo, njyana mu muryango wa Mazimpaka ngo njye kubasabira umugeni. Mwampaye inkwano ngo nibanyemerera umugeni nzamukwe. Uyu mukazana aje imbere yanyu nimumwakire. Natanze isezerano ko ntaje kumwisabira, naje kumusabira umwana wanjye. Aha ngaha mpagaze ntago ari ahanjye. Yego. Mbwirira umwana wanjye. Jean-Luc.
Vestina mukobwa wanjye, Imana ikwishimire, kandi iyi ntambwe muteye Uwiteka azayibayoboremo. Mbasabiye umugisha utagabanyije wa kibyeyi. Tera intambwe. Idrissa, je vais tenir ces fleurs juste un instant. akira umugeni wawe. On va vous laisser. Uwiteka abaha umugisha murakagira inka urakoze n'abana. urakabyara nshuti yanjye. Noneho MC Karambe karindwi. ye aba bana bari hariya bafite igaju ryiza ritanyoye mu karu, Yego. umusaza wabo ibyo ubwo navuze. Murakoze cyane. Basaza ba Vestine mugaruke hano mwongere musubire mu birindiro byanyu. Mon frère, là vous allez pouvoir l'étreindre dans une seconde. Avant de pouvoir faire ça, il faut parler aux frères. Aravuze ngo ntimugire ikibazo. Hari akantu nabateguriye, nimubona bidahagije ndaza gukanda akanyenyeri. Merci. Ahubwo musezere mushiki wanyu mwigendere jaja, nta kundi byagenda. Bye bye. Mubwire musezere. Mweka bisu. Voilà. Nawe musezere jaja. Murakoze reka babaherekeze. Aha. Avant de lui donner les fleurs, s'il te plaît, avant de lui donner, est-ce que tu peux bien l'éteindre? Prends-la dans tes bras. Nabanza mukobere cyane rwose. Twe tubahundagaza amashi menshi cyane. Amashi yanyu menshi cyane. Ah, on appelle ça l'amour, le vrai. Voilà. Maintenant, Idrissa et Vestine Limouze-Hano, est-ce que vous pouvez vous mettre ici devant? On veut que toute cette congrégation puisse voir tout ce qui va se passer ici. Alors, je vais te remettre, voilà, ici à droite. Tout le monde est dans ma chimèche-tiane, on est là pour ça, on applaudit bien fort. Zina rya Yesu Kristo. Father Lord, in the name of Jesus, Uwera wa Israeli, tuzamuye ibiganza the byacu, whole of tuzamuye Israel, amajwi yacu raise your tugushima. hands. We thank you. Dushendera Idrisse ndetse na We Vestine. are blessing Idris and Mana mu Justine. izina rya Yesu tubahesheje In the name umugisha. of Jesus, we are blessing Uyu them. munsi ni umunsi twari dutegereje. Today we have been waiting for Uyu ni this. umunsi usobanuye byinshi ku This is a buzima day that bwabo. is meaningful in their Mu lives. izina rya Yesu Kristo In the name Mana. of Jesus Christ, Twatuye umugisha wo kurama. bless them. Twatuye umugisha wo kubyara abahungu We bless n'abakobwa. them with the blessing of Twatuye umugisha wo kubana neza. We bless them with Twatuye the umugisha wo gutunga. we declare Mu izina riches. rya Yesu In the Kristo. name of Jesus. Nta mwuka n'umwe uzabagiraho There imbaraga. is no spirit that will Nta be myuka mibi effective in izabagiraho them. There imbaraga. is no spirit that will be Turasenze effective in twatura them. umugisha We w'Imana. declare blessings from Imbaraga us. z'Imana zibe ku buzima bwabo. God be on them. Ubuntu bw'Imana bube ku buzima The grace bwabo. of God be on them. Mu izina rya Yesu In the name Kristo. of Jesus Christ. Ndasenze kubw'ubuntu bwawe Mwami. Pray in your Ubarinde Father. kandi ubagire neza. Protect them and do good to Amaraso ya them. Yesu Kristo The abagote. blood of Jesus Christ cover Imbabazi them. zana urukundo rwawe Your grace rubabeho. and love be with them. Mu izina rya Yesu In the Kristo. name of Jesus. Nta kibazo abahiga There's none kizabashobora. that will have them. Ndahamagara umugisha w'amajyepfo I amajyaruguru. call the blessing from the east, the Iburasirazuba west, iburengerazuba. north and Reka uwo south. mugisha ube ku buzima Let bwabo. that blessing be on them. Imbuto zo mu nda yabo reka uzihabwe umugisha. May their Mu izina rya offspring be Yesu blessed Kristo in the name Mwami. of Jesus. Urakoze Mwami. Thank you, Lord. Tubasabiye umugisha w'amajya n'amaza. Bless them. Ntacyo bazakena mu izina rya Yesu. will lack nothing. Iki gihugu bazagitungiramo. They will be rich in Amahanga this bazayatungiramo. They'll be rich in Bazabyara the abahungu whole world. They n'abakobwa. will have boys and Nta girls. kibi kizasohora ku buzima There's bwabo. nothing but that Nta will happen myuka in mibi their lives. izasohora ku There's buzima no bwabo. evil spirit that will come in Nta their lives. by'abarozi, nta by'abapfumu bizasohora ku There's buzima no bwabo. witches that will come in Buri their bitero lives. byose by'abanzi turabyanze mu izina All rya evil Yesu. spirit we Reka deny them in the bambirwe name of izindi Jesus. mbaraga. Let they have new Reka power. barabagirane mu izina rya Let Yesu. they shine in the name of Amahanga Jesus. azabona umucyo wabo. Let nations see their Abenshi light. bazatabarwe ku Let bwabo. people be set for Reka them. Mwami bahinduke umucyo Let them w'amahanga. become the light of the Reka nation. itara ryabo ryake mu izina Let rya their Yesu. light shine. Inyenyeri yabo yongere May yake. their stars Mu shine izina rya brighter. Yesu In Kristo. the name of Jesus Urugo Christ. rwanyu turugotesheje amaraso ya Protect Kristo. your house with the blood of Jesus Nta Christ. ntwaro yacuriwe ku barwanyi izagira No ikibatwara. weapon formed against you shall Mu prosper. izina rya Yesu In the Kristo. name of Jesus Dusabye Christ. amahoro adashira. We ask for peace. Dusabye ubutunzi budashira. Ask for everlasting Dusabye riches. kumvikana bidashira. Ask the very good Dusabye understanding. kubyara abahungu n'abakobwa. Ask for having Mu kids. izina rya Yesu In Kristo. the name of Jesus Umugisha Christ. w'Imana ubabeho. May the blessing of God Urukundo be on rw'Imana them. rubagote. May your love be on Abashumba them. twatuye umugisha. We declare blessing. Ababyeyi twatuye umugisha. And declare blessing Ntacyo on them. muzifuza ngo mukibure. We lack nothing. Ntacyo muzakenera ngo mukibure. We lack nothing. Imana izahora iprovidinga ku God will buzima always bwanyu. provide in your life.
uzabera umugisha May you amahanga, be a blessing to nations. abababaye bazavome ku Those iriba who are crying ryanyu, will have on your abacitse river. intege ze Those bazasubizwa who are intege weak ku iriba will be ryanyu. strong because of you. Mugende muba umugisha mu Go mahanga, and be a mugende muba blessing in the umugisha mu nation. Go batizera, and be a blessing to mugende those muba who are umugisha mu broken. bizera. Don't be a Amahanga bahamagara mu izina rya May Yesu. the nation call Duhesheje upon you. umugisha imbuto zizava mu nda Bless the yanyu offspring. mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu ku rugo rwanyu. Covered with the blood of Ingo Jesus. zifite ibibazo zizatabarwa biciye muri mwebwe. Your marriage that have problem be set Mugende because of mukora you. umurimo w'Imana, Go and minister. mugende mubahisha Imana Go and mu respect izina God. rya Yesu In the Kristo. name of Jesus Tubisenze Christ. tubyizeye. Pray as we Amen, 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 amen. amen. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. round of applause to Christ Babyeyi Jesus. bashumba murakoze cyane. We thank you, pastors and Mushaka parents. kubahobera mukabafelicita. You can God bless congratulate you. Reka them. abandi twongere tubakomere amashyi menshi. Demandez votre chou, votre chéri, qu'on puisse vous offrir. Ils nous ont acceptés. Maintenant, ils ont envie de vous voir. Comment est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes de grands chiens? J'en sais. Passons de l'avant. Mubyeyi wanjye iyo nkoni iyo mwese batewe fataye mufashije ngo tumuhobere ngaho rero nk'uyu mwana wanjye namwe Imana ibahe umugisha. Itorero akaryitangira aba ariko dukunda abagore bacu. As Christ has loved the church and give himself to lead to the church, as Bimwe mu bintu binanisha abagabo the thing that is draining ni them. ugukunda abagore bacu. Speak something. Gira icyo uvuze. It's your time. Wow. Today I give you my heart. Vestine uyu munsi nkwiye umutima To wanjye. walk by your side forever, to love you, Niyemeje cherish gukunda, you, and to support you, kugushigikira, and to support you in everything in life. Who at us? I love you. I'm Nongafu. Reka tumukomere amashyi menshi. Wow. Reka tubakomere amashyi menshi quand même. Let's give them a round of applause. Okay, tugiye kumva noneho Vestine. Going to listen to Vestine. Vestine, wisanzure. My love, I'm your wife, and I'm so happy you are my gift from God. I will love you forever with all my heart. Thank you for loving me. I say yes to you today and always. Oh, wow. Reka mubwira kandi amwambika impeta. Kibazo? Ibintu twabikomeye amashyi murabona atari byiza. Can you give a round of applause to this beautiful thing? Reka twongere tubikomere amashyi ababyeyi bavuza impundu. Let me hear the shout of joy from the parents. Yes. So now agiye gutwikurura umugeni we. He's going to unveil his bride. So agiye gutwikurura umugeni we. He's going to unveil his Abanza bride namurebe neza so kameme. that he look at him. Reka abitangira bikore. Please go ahead, Idris. Mwakomye amashyi nimba nta shari ufite koko. Give them a round of applause. You're not jealous. Idris, you can hug her, please. Hug. A wonderful one.
Oh, ibi bintu ni byiza cyane rwose. So beautiful. Yego rwose, haleluya, ongera uyitere ndayiguhaye rwose. Wow. Yes, glory be to Jesus. Now, before tubasengera, Before we pray for them, reka tukore ino declaration. let's make this declaration. Ngewe Pastor Mugisha Jackson, Me, Pastor Mugisha Jackson, kubw'ububasha mpabwa n'ijambo ry'Imana, by the authority I'm given by the word of God, kandi nkabihabwa no kurambikwa ibiganza by'ababyeyi, and by the hand that was laid to me by the parent, natuye ku mugaragaro I command today, imbere y'abantu, before people, imbere y'Imana, before God, ko Idris that Idris abaye umugabo wa Vestina, is now a husband to ndetse Vestine, Vestina abaye umudamu wa Idrisa. and Vestine is the wife of Idris. Uje ntihakagira umuntu utandukanye.